Yesu ashimwe. Dushimiye Kristo ko akiturindishije imbabazi ze, kandi nawe Imana iguha umugisha ufashe uyu mwanya kugira ngo wumve ijambo ry'Imana. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana rivuga ngo kuberaho Kristo. Kuberaho Kristo. Reka twifashishe ijambo ry'Imana riri hano mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 5 duhereye ku murongo wa 14. Haravuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemeje yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Yesu nashimwe. Tugiye rero kuganira ku ijambo rivuga ngo kuberaho Kristo. Kuberaho Kristo. Buriya ikintu cya mbere gituma umuntu akora ibintu neza ni ukugira intego. Ni ukugira intego, ukamenya ngo ndava hehe ndajya he. Pawulo yaravuze ngo ndasiganwa ngo ariko si nk'utazi yonge. Buriya iyo umuntu atazi yajya aho ageze agira ngo niho yajyaga. Niyo umuntu atangiye bizinesi nta ntego afite, ibyo abonye agira ngo nibyo yakagombye kubona, kubera ko atakoze inyigo neza. Buriya niyo mpamvu Yesu yanavuze ngo nujya no kubaka inzu, uzabanze wicare ubare impiya zizabikora kugira ngo utagera hagati kakunanira bakaguseka. Aranavuga ngo nujya kurwana mukaba murabaye mugiye kurwana, ukamenya ko unda kurusha amaboko, ngo uzamubaze icyo wamuha kugira ngo mwumvikane hakiri kare. Rero wumva ko Imana ikeneye ko abantu babaho mu buzima bufite intego. Ukamenya ngo ibi ndabikora kubera iki, nintabikora hazaba iki, nimbikora bizanyungura iki, bizangiraho ngaruka ki. Rero ikintu gikomeye muri ino mibereho yo mu isi, kugira ngo tugere ku ntego tuzabe successful, tuzatsinde, ni uko tumenya ni iki twaremewe. Ukamenya ngo Imana yandemeye iki, kuki ndiho, kuki Imana indinda, ese kuki Yesu yancunguye, ni kuki mbayeho muri ino mibereho. Ibyo ngibyo ukabyibaza, kuko ijambo riravuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata. Yesu nashimwe. Ijambo ryaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, ngo byatumye itanga umwana wayo, ngo kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo urukundo rwa Kristo rwatumye yitanga ubwe. Ijambo riravuga ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Ni ukuvuga ngo kugira ngo Yesu aturonke yaraje yisanisha natwe, yagombaga kudukiza icyaha, ubwe ngahinduka icyaha kugira ngo akidukize. Rero ijambo riravuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, ngo kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye. Ni ukuvuga ngo iyo wakiriye Yesu Kristo urapfa. Kupfa rero nta kundi umuntu apfa ku ngeso mbi. Buriya umurambo ntabwo watanga igitekerezo cy'aho bawushyingura, nta gitekerezo uha abawushyingura. Rero ni ukuvuga ngo iyo upfuye ku ngeso mbi, izo ngeso mbi zirakomeza zikahaba, ariko wowe ukaba utagihari kuri zo. Ntabwo wakumva ikintu cyapfuye kivanga ibi bintu ngo biranukira, ngo birampumurira. No, uko niko iyo umuntu ijambo rimugezemo apfa kuri kamere, agapfa ku ngeso mbi, agapfa ku busambanyi, agapfa ku businzi, agapfa ku bintu byose bidahesha Imana icyubahiro. Iyo uvuze ngo wapfuye kuri byo, nuko iyo ubirebye ubona bitakikureba. Ubona bitakikureba, kandi ibintu bikaba byarahoze bikuryohera ariko wabireba kuko uba warapfuye kuri byo. Aravuga ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo bapfiriye akanabazukira. Yesu yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye.
rero iyo uvuze ngo kubaho ku bwa Kristo, Pawulo yaravuze ngo ntabwo tukiri abacu ngo twiyobore. Ntabwo tukiri abacu ngo twiyobore. Yesu yaravuze ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Ni ukuvuga ngo iyo wakiriye ijambo ry'Imana kugira ngo rikuyobore, wowe wemera, wizera ko Imana aho ikujyana ari heza, ukitoza ukemera ko iby'ijambo ry'Imana rigusaba ari iby'umugisha, warangiza ukemera kubikora udaciye iburyo cyangwa ibumoso. Kandi nagira ngo nkubwire ko kuberaho Kristo ni mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo tuberaho Kristo mu nsengero, ntabwo tuberaho Kristo turi mu makorari, ntabwo tuberaho Kristo turi mu hehe, ahubwo tuberaho Kristo mu buzima bwacu bwose. Kubera ko ijambo ry'Imana Yesu aza mu isi yashakaga kwereka uko abantu babaho mu isi y'ibyaha, hagati y'abantu bakora ibyaha banashoboye kubikora, ariko kubera imbaraga z'Imana zibakoreramo ntibabikore ku bw'amahitamo yabo. Rero iyo Yesu avuze ngo arashaka ko abantu bose bamuberaho, kuko ijambo riravuze ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo. Ubundi umuntu kubaho kubwe ni ukubaho ari ikigenge, akora ibyaha, akora ibyo yishakiye. Ariko ijambo rivuze ngo noneho turashaka kubaho ku bwa Yesu, ni ukubaho kubw'ijambo ry'Imana. Mbese ni ukuvuga ngo tubayeho turi abatwaramucyo, turagenda twebwe ntitugaragare, ahubwo Kristo ari we ugaragara. Kuko ijambo riri hasi riravuga ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Rero niba turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, ni ukuvuga ngo tugiye tumuhagarariye. Yesu nashimwe. Rero iyo tuvuze ngo tubeho ku bwa Kristo, buriya ijambo ry'Imana ryigisha ibintu byose. Ryigisha imibereho y'abantu n'abandi, rikakwigisha, rigatangira rivuga uko mu rugo abantu bagomba kwitwara. Ijambo riravuga ngo umugabo udatunga be, cyane cyane abo mu rugo rwe, ngo ababaye mubi hanyuma y'utizera. Iryo ni ijambo ryigisha abagabo uko bagomba kwita ku ngo zabo, bakita ku bantu babo. Mbere yo kwita ku bantu bo hanze, ugomba kwita ku muryango wawe. Icyo ni icyambere. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo umugabo akunde umugore we nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, akavuga ngo umugore yubaha umugabo nk'uko itorero rigandukira Kristo, abana bubaha ababyeyi be gusharirira abana. Ijambo rikigisha uko abakoresha babana n'abakozi babo, uko abakozi bagomba gukorera abakoresha, atari uko babahagaze hejuru ngo mujye mukora atari ugushimisha abantu, ahubwo mushimisha Imana. Ijambo ry'Imana rikigisha uburyo abantu bacuruza batiba. Ijambo ry'Imana rikigisha uburyo abantu baca imanza, uburyo abantu bakora akazi ari abanyamwete, ari abanyamurava. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niba bishoboka murwanye uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Iyo uvuze ngo mubane n'abantu bose amahoro, naho wirirwa muri bizinesi, ku gasima, ku iseta, muri biro, mbese aho uri hose. Ijambo rivuga ngo mubane n'abantu bose amahoro, bivuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Rero nta kundi kuntu umuntu aberaho Kristo, ni ukubaho ubayeho imibereho ihinduwe n'ijambo ry'Imana. Noneho mu byo ukora byose, ibyemezo ufata ukabiyoborwamo n'ijambo ry'Imana. Ijambo riravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, Uwiteka akweretse icyiza icyo ari cyo. Ngo icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Icya mbere ni ugukunda kubabarira, no gukora ibyo gukiranuka, no kugendana n'Imana wicisha bugufi. Impamvu ijambo ry'Imana rigusaba gukunda kubabarira, ni uko isi yuzuyemo abantu badakunda amahoro. Abantu bazaguhora yuko ukunda amahoro, kugwa neza, abantu bazabikwangira babiguhore. Ibyo bintu byawe wazanye ngo ntuzarya ruswa, abakozi mukorana ucunze nabi banakwireza. Ariko kubera ko ubayeho muri ubwo buzima, ijambo riragusaba ngo ukunde kubabarira, noneho ukore n'ibyo gukiranuka, kandi unagendane n'Imana wicisha bugufi. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo tugomba kuberaho Kristo. Hanyuma ndagira ngo nkubaze, mu kazi kawe ubona ubereyeho Kristo? Mbese Yesu Kristo aravuze ngo
ntago ari njye uri buze gucuruzaho, ariko njye ndi muri wowe, turajyana, ugaragara ariko njye ndi muri wowe. Hanyuma umuntu yakwibaza ngo ibyo bintu ukora urabona ari fotokopi y'ibyo Yesu avuga? Yesu ashimwe. Ndagira ngo wisuzume urebe. Hari abana benshi bari mu mihanda kubera babuze uburere bw'ababyeyi. Ese uvuge ngo iminsi wigenzura urebe imyitwarire ufite, imvugo ugira, uburyo usubiza, mbese wirebe mu buzima. Ubukristo bukwiye kuva mu magambo bukaba ibikorwa byacu bya buri munsi. Ubukristo ntabwo ari amagambo, ahubwo ni ubuzima, ni lifestyle, ni way of life, ni uburyo tubaho. Ni uburyo tubaho, uburyo dusubiza, uburyo dukora akazi. Ubwo nibwo bukristo. Ubwo nibwo bukristo. Kwambara neza, burya imyambaro nyine ni myiza, gusokoza, kugira gute, ariko ibyo bintu ni agace gatoya, ntabwo ari byo byerekana Kristo muri wowe. Kristo muri wowe abantu bazakubona niba uri umuganga, abantu bavura udafite isesemi ubabwira neza. Mbese mu kazi kawe ka buri munsi Yesu arashaka kuhagaragarira. Impamvu ashaka kugaragara ni uko ako kazi, aho hantu uri hanabaye abapagani batanga serivisi nk'izo utanga. Rero abantu bakeneye kubona itandukaniro ryawe w'umukristo n'iry'abapagani. Kubona ngo bagutumye ibintu, baguhaye amafaranga arasagutse, banga Imana yaranyihereye, yaguhaye gute? Yasubize, babona itandukaniro, abagutumye babona itandukaniro ryawe n'iry'abapagani. Yesu ashimwe. Ndagira ngo dusengane Imana. Icyambere umuntu ushaka kwa mbere ko dusengana Imana ni umuntu utarakira Yesu nk'Umwami n'Umukiza. Yesu yaragupfiriye apfa ku bwawe kugira ngo ubeho ku bwe. Yesu ni ukuvuga ngo ndagucunguye, ariko ndakwinginza ambara uno mwambaro witwa imirimo yo gukiranuka. Ambara uno mwambaro w'agakiza, ugenda upresenta ubwami bw'Imana ubarizwamo. Buriya iyo ibihugu bijya gukina mu marushanwa mpuzamahanga, niyo umuntu yaba ari umwe ahagarariye igihugu, nta kindi kimwerekana uretse idarapo ry'icyo gihugu aba yambaye. Buriya ingabo iyo ziri mu butumwa bw'amahoro ntabwo zijyana inifomo yazo, zijyana inifomo y'umuryango w'abibumbye, ahubwo zikerekanwa, zigatandukanwa n'amadarapo y'ibihugu baturukamo. Rero ndagira ngo nkubwire ko nawe ukeneye kwambara ibendera. Ijambo muri Bibiliya ravuze ngo umusaraba niwo bendera ryacu twabakishijwe, aravuga ngo twemeye n'isoni zawo niwo tuneshereza. Rero ndagira ngo nkubwire ko ubukristo bukwiye kuva mu magambo bukaba mu ngeso. Ingeso zawe zigahinduka, ibintu byose nibwo abantu bazamenya kuri umukristo, kumenya kubereyeho Yesu. Reka dusengane. Mana, ndagushimiye ko waduhamagaye, ndagushimiye ko waducunguye, kandi uradusaba kukuberaho. Sengera umwere Data utari wakakwakiriye kugira ngo akwakire, n'uyu wakwakiriye ariko akaba atagenderaga mu ijambo ryawe uko bikwiye, turamusabye kugira ngo atunge imbaraga zibumushoboza, mu izina rya Yesu urakoze. Amen.